ubuzima rero wabayemo bushobora rwose kuba bwaratumye hari agaciro runaka utakaza, cyangwa se hari agaciro runaka ntakaza, hari dignity, rya shema rya muntu, cya cyubahiro cya buri muntu ubundi yagombye kugira. Ariko twaca mu buzima wenda bugoye bw'ubukene se, bwo guteraganwa suri imfubyi, bwo kubura iby'ibanze, bigatuma asa nk'umuntu utakaje icyo cyubahiro cya muntu. Umuntu utaciye muri ibyo ntago abimenya. Umwana wakuze neza agakura mu muryango urimo urukundo, agakura mu muryango ufite iby'ibanze ndetse n'ibindi bitera akanyamuneza bitari iby'ibanze, ntabwo atakaza icyubahiro. Ndetse niyo atambutse ahantu abazi ko abantu bagomba kwibwiriza bakamwubaha. Ariko iyo ukuze mu gutsikamirwa, wagira umugisha ugakura, hakagira ikintu runaka kiguhesha icyubahiro. Ikintu kiduhesha icyubahiro, yaba akazi, yaba poste, yaba amafaranga, yaba titre. Iyo rero twakuranye icyo kintu, hanyuma tukabona ikintu kiduhesha icyubahiro, abantu batwubahiraho, hari ukuntu nabwo duhita tukibandararaho cyane, kikaduhindukira ubuzima, nanone kikadutera imbalance, kikadutera guhengama, tugasa nk'abahushije ya definisiyo y'ukuri y'umuryango mwiza. Kuko kuri twebwe tuba twumva ibyiza, ni ibyo ngibyo twagezeho. Imana itugirire neza. Ibi byose rero navugaga mu by'ukuri ni byiza, kubigeraho ni byiza, ntako bisa. Ariko iyo tutitonze ngo twongere duhanga amaso uwatangije umuryango, bishobora kudutera uko guhengama. Kandi nyamara turi abakristo, twaragize umugisha wo gukizwa, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yewe dukunda n'Imana, tuba no mu materaniro. Ariko ibyo ngibyo, kuko imiryango yose ni uruhererekane. Ubu abana dufite barasa n'iwacu, barasa no mu mago yacu. Hari igihe tuvuga ngo batunaniye, hari igihe tuvuga ngo ntabwo bameze neza, ariko hari ikintu runaka twabahaye gituma bameze uko nguko bameze. Aya magambo rero Imana ibahera umugisha gutegura topic nk'iyi ngiyi, kuko niko isi imeze, nibyo turimo, nuko tumeze. Kandi abitwa abakristo ntago bakingiye. Ni ukuvuga ngo twese isi irarangaye kuri twese, abubaha Imana, abayimenye n'abatarayimenye. Ibintu birimo guca mu miryango birasa. Imana itugirire neza. Biradukwiriye rero ko uyu munsi twakongera guhanga amaso. Iyo tuvuga ku nyigisho z'imiryango, mu by'ukuri nta kintu gishya cyane ntekereza ko tugiye kumva tutigeze kumva, ahubwo ni nka campaign, ni nko gukangurana, ni nko kongera gutyazanya, ni nko kongera guhugurana, ngo twibwire ngo yewe nimureke twugarire kuko turugarijwe. Kugira ngo byongere bibe bishya mu mitima yacu, twe kumera nkaho nta cyabaye, twe kumera nkaho nta kibazo gihari kandi gihari. Imana itugirire neza. Abagize umugisha rero wo kumenyana n'uwashinze umuryango, Imana ishimwe cyane. Muzi ko tuziranye n'umuntu watangije umuryango, Imana Data w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa. Haleluya. Warebye Adamu akavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Nyamara yari atuye ahantu hari ibiti ngo by'imbuto nyinshi, yari atuye ahantu hatambuka ibihugu bishobora kwikiranira, imigezi itembamo zahabu. Ariko Imana ibyitegereje iravuga ngo uyu muntu si byiza ko aba wenyine. Hanyuma itangiriro ry'umuryango riraboneka, Eva araboneka, itangiriro ry'umuryango riraboneka. Dufite rero icyo nakwita akarusho, kumenyana n'uwatangije ikintu, kumenya n'uwatangije umuryango. Hanyuma uyu munsi arimo araturembuza muri iyi si ihuze, muri iyi si iri busy, muri ibi bihugu byacu noneho tuvuga ururimi rumwe. Ururimi rumwe ni rwiza, ariko rugira n'ibindi. Aho tumeze nk'abakompetinga. Uzi ko kompetinga n'umuntu mutanaziranye, ariko inzu yazamuka muri quartier, yazamuka igisenge gihengamye, ukumva nawe ugomba kugihengeka. Yatwara imodoka imeze gutya, ukumva nawe bizagufashe, kuko turaziranye. Tuvuga ururimi rumwe, iyo dutambutse tubwirana mwaramutse. Bitandukanye na za Nigeria, bitandukanye na Kenya, bitandukanye na Congo, bitandukanye ni Bugande, nubwo bahurira ku Cyongereza n'Igiswahili, ariko twebwe turi umuryango wegeranye cyane. Muri iyi si rero imeze nk'irushanwa, muri iyi si tudafunze amaso, iterambere rero turibonye kuri bagenzi bacu riba riri muri kurembuza, ariko kugira ngo erega harageze ko nawe utera imbere. Niba umuturanyi yashyizeho igipangu, harageze ko nawe ukuraho, niba ari imbingo ugashyiraho igipangu, niba kaburimbo kaje muri quartier, harageze ko namwe mu muhanda ukurikiraho muyishyira. No kuvuga ngo biraduhamagara byanze bikunze, kandi ibyo bintu biduhamagara bidutera gushakisha gukora cyane no gushaka amafaranga dushyizeho umwete. Muri iyo si imeze gutyo rero, inkuru nziza kuko tuziranye n'uwatangije umuryango arimo araturembuza, arababwira ngo ni njyewe uzi inama
ni njyewe uzi imigambi, ni njyewe uzi ukuntu wakwigisha ukagira umuryango muzima utarwaye muri iyi si ihuze. Ariko rimwe na rimwe izo nama ze zigasa nkaho zisuzuguritse, cyangwa tugasa nkaho twazirenze icyiciro, kuko amafaranga nayabonye, amashuri nkaba nyafite, izina nkaba ndifite, nkumva inama z'Uwiteka zisa nk'izaciriritse. Ariko Imana itugirira ubuntu. Mu Migani igice cya 8 murongo wa 14, ubundi Imana n'ubwenge na Yesu ntabwo bitandukanye. Imigani 8 murongo wa 14 aravuga ngo ni njye nyiri inama no kumenya gutunganye. Ntago ari ukumenya igice, ni njye nyiri inama no kumenya gutunganye, ni njye muhanga kandi mfite n'ububasha. Imana rero irimo iraduhamagarira ngo tuyisange, ikatwibwira ngo ni njye nyiri inama no kumenya gutunganya, ni njye muhanga kandi mfite n'ububasha. Irimo iratubwira ngo iyi si ni njye wayiremye, ndetse n'ibyo duhagazemo uyu munsi rimwe na rimwe twebwe bidutera ubwoba. Imana iravuga ngo nta kintu kintungura, nta kintu cyadutse ntari nzi ko kizabaho, nta bintu muhagazemo binteye ubwoba. Ni njye nyiri inama no kumenya gutunganya. Unyegereye nakugira inama uko byakunda ukagira umuryango muzima muri iyi si yuzuye ibyaha. Rimwe na rimwe ubura naho werekeza amaso, rimwe na rimwe ubura naho ureba, rimwe na rimwe ushobora kwibaza ngo ese umwana wanjye ko nari maze gutera imbere nifuza kumujyana kwiga mu bihugu byo hanze arajya hehe ko biteye ubwoba? Ese mu Rwanda aho ariga hehe ko biteye ubwoba? Ariko Imana ikaturembuza ikatubwira ngo bana banjye, ni njye nyiri inama no kumenya gutunganye, ni njye muhanga kandi mfite n'ububasha. Rero bihita bihinduka ibyoroshye kubera Imana. Ariko iyo tudakojejwe inama zayo, ni ukuri ibintu bizadushoberana kimwe n'abandi. Nitudashishoza ngo turebe ko twugarijwe, ariko nyamara ko tubana n'ufite umuti, natwe tuzagerwaho n'ibyago. Hari ijambo nifuza gusoma ariko mvuga agace gatoya, riba mu Baroma 12 murongo wa 2. Hari ahantu hatubwira ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize, Bibiliya ikoresha imitima mishya, ariko ubundi ni imitekerereze mishya. Ahubwo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. Akajambo nshaka gukuramo ni ukutishushanya n'ab'iki gihe. Bibiliya zimwe z'icyongereza zikoresha pattern cyangwa se model, igishushanyo. Uvuga ngo ni igishushanyo gisanzwe cyangwa se template, niba mbivuze neza mu cyongereza cyiza. Ikintu Imana irimo idusaba twebwe abagize umugisha wo kuba muri Kristo Yesu, ni ukudafata template, igishushanyo, pattern. Igishushanyo ni nkuko hano hameze gutya, ni ukuvuga ngo nshatse gukora ikindi kimeze gutya nakwegerezaho, wenda kimeze nk'ibumba cyangwa ikindi kintu kibasha gufata forme, nakyegerezaho hariya kigaruka n'iriya shusho, hariya hari umwenge hakaba umwenge, hariya hameze kuri hakaba hakamera kuriya. Abari muri Kristo Yesu rero, ikintu kiri budufashe kugira imiryango mizima mu isi ihuze, ni ukubanza kumenya ko isi n'imikorere yayo, systeme zose zubatse cyane cyane zitubaha Imana, zifite pattern, zifite model, zifite template, zifite igishushanyo mbonera. Rimwe na rimwe nubwo dusenga, nubwo turirimba, nubwo tubwiriza, ariko twakwinjira mu buzima busanzwe tukisanga natwe twafashe icyo gishushanyo, dufite iyo model. Iby'isi yita ibya mbere, iby'isi ishyira kuri priorite ya mbere, natwe tugasanga ari byo twagize ibya mbere. Umwuka wera amfashe kugira ngo bize kutugirira akamaro. Haleluya. Dukwiye gutera intambwe mu ruhande rumwe, dusohoka muri model y'isi, tugaruka ku Mana yacu tuyibaza ngo ese model yawe ni iyihe? Ese wawe ibiri priorite ni ibihe? Ese wawe babanza iki kugira ngo ibintu bitekane? Imana itugirire neza. Iyo ibyo bintu tutabikoze, dusanga dukora imikorere imeze nk'iy'ubwami tutitirirwa, ariko tugasanga ni nk'uko wakorera umuntu ataguhemba, atarakwanditse, ariko ukajya ushyira mu ngiro ibyo yashakaga. Imana itugirire neza. Haleluya. Muri iyi pattern cyangwa modeli y'isi isanzwe, ni iki kintu gifite agaciro? Mugiye kunsubiza. Ni iki kintu gifite agaciro ku isi? Yandi tubyuka tujya gushaka amafaranga cyangwa se ubutunzi. Nta nubwo ndabona twese dusobanutse muri iyi nzu rwose, mpimishije igipimo cy'ijisho risanzwe, nta nubwo tuvuga ngo turareka kuyashaka.
ariko niba hariho ikintu gifite agaciro, ikintu abantu bamaranira, ikintu gishobora no gukura umuntu mu murimo w'Imana yajya kugishaka tukumva ntacyo bitwaye, ni amafaranga. Ni ukuvuga ngo muri modeli y'iyi si, ya pattern, ya template, ikintu gifite agaciro ni amafaranga. Imana ishimwe. Ku Mana ikintu gifite agaciro, aho ngejeje kumenya nuko numva nuko ntekereza ko ariko kuri, ni umuntu, ikiremwa muntu, nicyo gifite agaciro mu bwami bw'Imana. Hanyuma ubutware bw'iyi si, ikintu gifite agaciro ni ubutunzi, ni amafaranga, cyangwa se ibindi bintu byose ubibaze mu gaciro nabyo byabyara amafaranga. Ubwo ni za zahabu, ubwo ni za peteroli na za essence, ubwo ni ibyo byose bishobora kubyara tujuru amafaranga menshi. Imana itugirire neza. Ndimo ndasasira kandi ndibaza ko biri budufashe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 13. Haravuga ngo nta mugaragu ukeza abami babiri. Ushobora kwibaza tusi umubyeyi ko bamusabye kuvuga umuryango muzima akabazana ibintu by'amafaranga, ibyo bintu bihuriye hehe? Biraza kuhahurira. Luka 16:13 ngo nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko abashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukeza. Imana ishimwe ko mu Kinyarwanda bakoresheje ijambo ryitwa gukeza. Ni nko kuramya, kudevotinga ubuzima bwawe ukabwegurira icyo kintu. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko abashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Biratangaje uburyo Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, ishobora byose, ishobora gufata ikindi kintu nacyo ikacyita Imana. Ni ukuvuga ngo ubutunzi, amafaranga, ibi dushaka, Imana ubwayo nabyo yaravuze ngo ibi bintu nabyo biba Imana, bijya biba Imana. Nta muntu wabasha gusavinga abatware babiri, abami babiri. Either you will hate the one and love the other, cyangwa you will be devoted to the one and despise, usuzugure undi. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu arundumukiye ubwami bw'Imana, amafaranga yakoresha nk'igikoresho, ayashaka nk'igikoresho kizakomeza kumufasha gusohoza inshingano afite ku isi. Ariko biratangaje ko Bibiliya yatubwiye ngo iyo muri aba bami bombi, umwami witwa Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, n'umwami witwa amafaranga, ngo ntibishoboka ko umuntu yabyiha. Nimvuga kubikorera, turashobora kumva gukora biduhesha umushahara, ibyo ni ibisanzwe. Gukora biduhesha umushahara ni ibisanzwe, ariko kuba devoted ni ukwiyegurira ikintu rwose. Ntibishoboka ko umuntu yakwiyegurira Imana ngo yiyegurire n'undi mwami witwa amafaranga. Ngo iyo yiyeguriye kimwe asuzugura ikindi. Iyo umuntu yiyeguriye Imana akagengwa nayo, ikaba iya mbere mu buzima bwe, amafaranga yakoresha nk'igikoresho. Ariko iyo umuntu yiyeguriye amafaranga, abasha gusuzugura iby'Imana n'inzira zayo n'imigambi yayo n'iby'ikirisha, cyane cyane ko iby'ikirisha rimwe na rimwe ibyita ubupfu. Imana itugirire neza. Haleluya. Gukurikira rero modele y'isi bitugeza aho dusavinga uyu mwami wundi witwa amafaranga tutabizi, tutanabimenye. Impamvu ikindimo kugitindaho nuko umuntu wagiye gushaka amafaranga, yaba ari umubyeyi usize abana 5, yaba ari umupapa urimo gushaka imibereho, akagenda akaba yamara imyaka 10 cyangwa 15 umuryango utamubonye. Uyu munsi n'abamama turagenda, nta muntu akenshi uhita bigiraho ibibazo. Tuba twumva ari ibisanzwe, agomba gutunga umuryango. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuntu agiye mu bundi burara, bajya bavuga turiya mugore yarananiranye, uriya mugabo yarananiranye. Ariko ndifuza kuzamura ijwi uyu munsi ridukangura kugira ngo iki kintu kindi Imana yise Imana cyitwa amafaranga, ese turagira balance gute ko tugomba kuyashaka? Ese nituyashaka tukarundumukirayo, nkaba namara imyaka 10 nyashaka, nzagaruka icyiciro nasizemo abana banjye atari cyo bakirimo, nzagaruka ahantu runaka baraharenze,
bitabasha gusubira inyuma, turabigira dute kugira ngo tutabyiyegurira? Kuko nta n'umuntu ugukoma. Umuntu wese uvuga ngo yagiye gushaka akazi, twari tumeze nabi, nta muntu ubikoma, nta muntu ubinyeganyeza, tuba twumva ari ibisanzwe. Ni igihe cyacu rero kugaruka kuri nyiri inama no kumenya gutunganye, tukamubaza ngo modeli wageneye umuryango ni iyihe kugira ngo umuryango ukomeze kuba mwiza mu isi ihuze. Turabigira dute? Imana idufashe cyane. Haleluya. Uko Imana ikurikiranya priorite, iyo tutabaye maso biraducika, bikaducika kandi turi mu rusengero, bikaducika twigisha ijambo ry'Imana, bikaducika turi abakozi b'Imana mu rusengero, ariko uko Imana ikurikirana priority bikaducika, natwe tukavuga ngo ubutunzi nibwo bwa mbere, hanyuma nyuma y'ubutunzi abantu bazaba bakurikira. Haleluya, haleluya. Reka turebe umugabo wo kwizera witwa Abrahamu, uko Imana. Murakoze, ibyuma biza ubwenge byagera ngo mpumekeho. Haleluya. Mu Itangiriro ibice 18 umurongo wa 19, twese Abrahamu tumuzi nk'umuntu utangaje, sekuruza wo kwizera, inshuti y'Imana, umunyamabanga, umwinginzi ukomeye, umuntu Imana yavuze imanutse mu ijuru ikavuga ngo nta kintu nakora ntabwo inshuti yanjye Abrahamu, ntabwo najya kugira ibyo nkora muri Sodoma ntamubwiye, n'ibindi bintu bitangaje. Umuntu wavuganye n'Imana, umuntu utarimye Imana umwana wayo w'ikinege, ibintu bitangaje. Ariko umva ukuntu Imana ivuga. Muri ibyo bitangaje yakugize byo, muri ibi bitangaje yangize byo, umva iki tubwira. Itangiriro 18 umurongo wa 19, ngo kuko icyatumye mumenya, cyatumye menya Abrahamu, cyatumye menya wowe nanjye, twashyiramo n'amazina yacu, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho. Abana be na generasiyo zikurikiraho, n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho, gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Uyu mugabo yabaye umutunzi, uyu mugabo yarakomeye. Iyo dusoma Bibiliya tubona hari ahantu yagiye gutabara mwene wabo Loti, atwaye abantu ngo bo mu rugo rwe 310 na bangahe. Ni ukuvuga ngo n'abantu yagaburiraga, n'abantu yatungaga, yari umugabo ufite icyubahiro kigaragara. Ariko Imana igiye kutubwira, ntiyatubwira ngo namushyirireho kugira ngo agire amafaranga, namushyirireho kugira ngo agire ubutunzi, namushyirireho kugira ngo agire izina rikomeye. Mwibuka ko mu by'Imana yamusezeranyije, yaramubwiye ko izamuhindura icyamamare, nzakuhindura famous, nzakwamamaza, nzaguhindura umugisha, yewe kugeza ubwo abakwifuriza umugisha nabo bazajya bawuhabwa. Muri make ukurebye neza nawe azajya abona ineza y'Imana. Ariko Imana igiye kutubwira impamvu y'ibyo byose, igaruka ku kintu rimwe na rimwe twebwe tudaha agaciro. Iravuga ngo kuko icyatumye menya Abrahamu ni ukugira ngo azane amategeko mu rugo rwe, ashyire umurongo mu bana be, atoza abana be, hanyuma abishyirane mu mwete ku buryo bitazagarukira kuri generasiyo ya mbere, ahubwo kugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho. Ibyo azabatoza bizabe uruhererekane rukomeza. Bakomeza iki se? Ngo bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera. Imana irabizi ko turamutse dufashe ibi ngibi, na bwa bwami bundi bujya budutwara, tutabura ibyabwo. Ntushobora gutoza abo mu rugo rwawe ngo batoze umwitozo, ubikorane umwete, umwitozo muzima wo kubaha Imana no guca imanza zitabera no kutarenganya, ngo batoze ibintu biremereye bizagera muri generasiyo ikurikiraho, ngo abo bantu babure kwitwara neza, ngo n'ubukungu bazabugire. Imana itugire neza. Papa si Imana rero mu buzima bw'abayizera ni spiritual transformation. Uko uwizera atunganwa n'umurimo w'Umwuka Wera, akagenda arushaho gusa na Kristo, no muri iyi si ihuze, iyo papa si Imana ntirayivaho, ntabwo irayihindura. Biratangaje ko atari kuri Abrahamu gusa, ko n'abategeka cyangwa se abayobora insengero, tutahatinze muri Timoteyo wa mbere, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:4-5, haravuga ngo abantu bashinzwe kuyobora insengero, aba bishop, ngo bakwiye kuba ari umuntu utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira. Murumva ko Mwuka Wera duhaye umurimo ukomeye. Si twebwe dutanga agakiza, ngo ariko dukwiye gutera abana bacu kumvira no kubaha rwose. Ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha te kurinda itorero ry'Imana? Imana itugirira ubuntu.
imiryango yacu yasite turamutse twitaye kuri iriya papasi y'Imana. Imana yifuza ko umuntu wavutse ahura na Kristo akagira impinduka za buri munsi zo kurushaho gusa na Yesu. Tubyibajije uyu munsi tukamenya ko iyo papasi y'Imana, Imana yayiduhaye ikayishyira no mu biganza byacu, ese imiryango yacu yameriti ko yaba myiza rwose. Imiryango yacu yagira itandukaniro, iyi si iri bizi, iyi si irimo n'ibyaha bizarushaho kugwira, ntacyo yaba ikidutwaye turamutse tubigize intego y'ubuzima. Tukamenya ko umugore n'umugabo bagize umugisha wo kuba bari kumwe, yewe n'uwaba ari wenyine, kuko bibaho ushobora kurera abana uri wenyine, waragize ibyago uwo mwashakanye yaragiye cyangwa se yaranatashye. Turamutse tubimenye ko ari misiyo yacu gukunda, gufasha, gushyigikira, gusavinga, gusengera abo twashakanye n'abana Imana yaduhaye, tukamenya ko ari misiyo, ntabwo ari akantu kari segonderi, ntabwo ari akantu gapasa mu buryo buri artificiel, ntabwo ari akantu gacishijeho kanyuma yuko twarangije imirimo yose yo kubashakira ibyo bazarya n'ibyo bazasigara batunze. Ahubwo misiyo y'Imana nkuko ari impinduka yo kurushaho gusa na Kristo, iyo niyo misiyo ikwiriye kuba iy'abagize umugisha wo guhinduka imiryango. Imana itugirire neza. Umuryango rero umeze neza mu maso y'Imana ni umuryango ufite abantu bazima. Ntabwo ari umuryango ufite amafaranga menshi ubwo tuyakeneye, ntabwo ari umuryango ufite abantu bagize za diplome zo hejuru nubwo tuzikeneye. Ibyo byose byiza byitereka ku muntu muzima uhagaze, kandi ibyo tubiziranyeho neza ko iyo umuntu atari muzima ahagaze, za diplome bamuteretseho zipfa ubusa, iminani y'amazu bamusigiye bipfa ubusa. Niko umushumba mukuru mukanya yari amaze kuvuga. Iyo tubuze umuntu muzima, ibindi bintu byose duterekaho byose birayoyoka. Imana itugirire ubuntu. Umuryango umeze neza mu maso y'Imana ni umuryango ufite abantu bazima. Muri make, iyo tuje ku gishushanyo cy'Imana kitari igishushanyo cy'isi, kuri priorite y'Imana hariho umuntu, ntabwo hariho ubutunzi. Amen. Haleluya. Mu muryango wawe niho honyine, cyangwa mu muryango wanjye niho honyine dufite umurimo tutagira uwudusimburamo. Uyu munsi ntaje kwigisha hano, mwahita muhagurutsa, dore n'abashumba ni benshi, mwahita muhagurutsa umwigisha ako kanya agahita ahagara hano, bigahita bikomeza nkaho nta n'icyabaye. Utarasomye gahunda nta nubwo yamenya ko hari ikintu cyapfuye. Ariko iwacu mu rugo nta wundi mama w'abana banjye uzabonekayo, nta wundi mugore w'uyu mugabo uri bubonekeyo, nta wundi papa uzabonekayo nkawe. Ahandi hantu hose dufite ibisimbura. Uzabirebe mu kazi gatoya, iyo warwaye indwara iguheza hasi utagisubiye gukora mu kazi, bakwihanganiraho gakeya, bakaguherekezaho gakeya, baba bagerageje bafite uko bubatse structure zabo nziza, bakakuvuzaho gakeya, ariko va mu nzira ho gatoya, birihuta cyane, itangazo riza n'undi. Ariko mu rugo iwawe hazahura icyuho kitagira gisimbura. Umuryango muzima rero naho ngaho utangirira mu maso y'Imana. Mureke tugaruke ku by'ibanze, mureke mu nsengero tuhaze biri ngombwa. Ibyo ngibyo nsigaye mbishimangira cyane, sinzi niba pasiteri tuzakomeza kuba inshuti, ariko Imana ishimwe ko nanjye ndi pasiteri. Mureke twe gutinda mu nsengero, dusubire mu mago iwacu. Haleluya. Ndabivuga, Imana ishimwe ko iyo umuntu amaze gukura aba afite uburenganzira ukuntu bwo kuvuga ibyo ashaka. Amasengesho y'uruhererekane, amezi 2 udasiba, amezi 3 udasiba, ni ukuri ntabwo ari biblike. Abamaze iminsi muri Bibiliya muze kumfasha kumenyera niba ari ukuri. Umumama umara iminsi 100 buri mugoroba ajya mu materaniro, akamara iminsi 100 buri gitondo ajya kwinginga. Ayo ni amezi 3 arenga. Mu rugo tuzajyayo ryari? Imana itugirire ubuntu. Birashoboka ko twagira balance, tugatunga umuntu wacu mu mwuka, ariko tukagaruka hahandi tutagira umuntu udusimbura. Aya mafaranga turimo dushaka, iyo tutabikoze neza, duhinduka ba sponsor b'imiryango yacu, duhinduka ba sponsor b'abana bacu. Kandi reka mbabwire ko sponsor nawe ajya aboneka. Uyu munsi hari abana b'imfubyi bishyurirwa n'abantu batanazi, ni ukuvuga ngo aba sponsor baraboneka, ariko umupapa ntasimburwa, umumama ntasimburwa. Ni umwanya w'umwihariko wawe nanjye. Imana itugirire neza. Haleluya. Umuryango rero uri under attack. Umuryango uratewe
kugira ngo ugumeho aho bizashoboka, kwa n'igihe bizaba bitagishoboka, ariko nunagumaho ugumeho udafite ubuzima, ugumeho urwaye. Noneho natwe abagize umugisha wo kumenyana no watangije umuryango, tugira imiryango irwaye tutazi ko irwaye. Tuvuge ngo ubwo umwana wanjye ari muri korali nta kibazo, tuvuge ngo ubwo umwana wanjye mufata akaboko tukajya muri Sunday school, twibwire ko nta kibazo. Ikibazo kirahari, ibiri mu mutima mutaganiriyeho burya ni byinshi, ni ibihumbi. Umuryango rero uri under attack, umuryango wagabweho ibitero. Reka nkoreshe imibare mikeya narebye ahantu ku ka blog kitwa Study and Obey. Umuntu byandika yaravuze ngo arimo kuvugana n'umuntu w'inshuti ye mu myaka mikeya ishize, akagashakashatsi kabayeho mu myaka mikeya ishize nk'itanu itandatu. Uwo nshuti ye ngo bavuganaga yarari mu kigo, ni muri Amerika, yarari mu kigo cy'amashuri gisanzwe agiye gutoza abana gukina umupira usanzwe. Abo bana bagiye gukina bose bari munsi y'imyaka 10. Bari bagiye gukora amakipe abiri, iy'abahungu n'iy'abakobwa, kugira ngo bakine za football zabo zitameze nk'izi zacu bisanzwe. Hanyuma ngo amaze guhamagara abana agira ngo abahungu nibajye hariya, abakobwa nibajye hariya, hanyuma bakine. Abana baramusubiza munsi y'imyaka 10, baramubwira ngo turi genderless, nta gitsina dufite, ntabwo turi abahungu, ntabwo turi abakobwa. Mu ishuri risanzwe abana bo munsi y'imyaka 10. Iyo mibare yandikaga ko ibingi ndatekereza ko ntahani wacu bishobora ko ariko bimeze 75% aho ngaho muri Amerika yakoreraga ubushakashatsi. Urubyiruko 75% rusohoka mu matorero, abana bakiri batoya bava mu matorero bakayasigamo base n'abanyina. Kuki abana bashobora kugenda? Nuko tuba tutarabigishije. Niba hari ikintu dukora kikosa mu matorero yacu ya Gikristo, turabwiriza ducishaho, ariko ntabwo umwana amenya agira urufatiro ruzima. Ni gake ariko bibaho, abarimo kubigerageza n'ababimenye, aho umupapa yakwicarana n'abana cyangwa umumama bakiga ijambo ry'Imana bimbitse. Iyo tugerageje tubasomera inkuru zenda kumera nk'imigani, kandi nabyo tukabyoroshya cyane ku buryo bimera nka filime. Tukababwira Samson uko yari afite ibigango, tukababwira Dawidi, ariko akaba atashobora kumenya iby'ibanze. Agakiza n'iki, gutsindishirizwa n'iki, cyaha n'iki, abantu se bararimbuka, abahabwa ubugingo buhoraho. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma arongera arandika aravuga ngo abarimu bo muri za college, mu makaminuza cyangwa ibizibanziriza, ngo bari abarimu bwabo ku bushakashatsi bwakozwe bafite 5% irengaho kuba ari abateist, abantu batizera Imana. No kuvuga ngo igice cy'abatizera Imana kiri mu baturerera, kiri mu bigisha abana bacu. Ibi byose bifite ingaruka. Hanyuma muri 2020 hatanzwe itegeko mu Bwongereza, nibwo nako ryagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa, ko abana muri primaire batozwa bakigishwa relationship education. Isomo rikaba obligatoire, rikaba itegeko. Muri secondaire bakigishwa relationship and sex education, bikahinduka itegeko. Kubyiga ntacyo byari bitwaye, ariko bizaba bigamije iki cyangwa se bigamije iki? Ni ukugira ngo habeho sensibilisation, abana babimenyere, batangire kumenyerezwa ko n'abantu babana bahuje ibitsina babyakire, abana bose babihobere, mbese babigira ibyabo. Ni nka sensibilisation kandi ishyizemo imbaraga. Tekereza aho igihugu cyicara kikabigira itegeko mu mashuri yaryo. Aho ngaho mu mashuri kandi ibitabo byinshi by'udukuru, twadukuru tw'abana dushimishije, amabande desine n'ibindi, ariko inkuru nziza zari ziryoshye, ariko zerekana ababyeyi, umupapa n'umupapa barera abana. Ibyo bitabo byarushijeho kugwira. Umumama n'umumama barera abana, umwe akitwa mama undi akitwa papa. Murumva byonyine uburyo bitera umwana akajagari mu bwonko. Papa ni mama na mama ni mama, bose ni abagore, uburyo bitera akajagari. Ariko imbaraga zibishyizwemo, ndimo ndavuga ibi ngibi namwe murabizi murabisoma, no kugira ngo tumenye ko umuryango uri under attack, mbese wagabweho ibitero bikomeye. Si igihe rero cy'itorero ko twakomeza gukora nk'uko dusanzwe dukora. Ni igihe natwe dukwiriye guhaguruka tukaba mu miryango yacu tubigambiriye. Ni ukuvuga ngo parenting izashoboka, cyangwa yego parenting reka bariho mberaho izashoboka, nibikora intentionnellement, nibikora ibigambiriye. Mu myaka itambutse wenda na mbere yacu cyangwa mu gihe cyacu, umwana iyo yagumaga mu nzu wabaga uzi ko nta hantu ari buhure n'abantu babi. Ariko ubu twese turabizi ko urupfu rwinjira no mu cyumba kubera internet na telefone. Umuntu yahinduka umusambanyi ruharwa atigeze ava mu nzu. Ni ukuvuga ngo isi yasaga nk'aho yoroshye ku buryo utagize icyo ubwira umwana yashoboraga n'ubundi gukomeza kurindwa akaba amahoro nta kibazo.
uburere bwashoboraga gukunda busanzwe bw'ubupfura. Ariko niba umuryango uri under attack, torero ry'Imana, bera b'Imana, tugomba guhagurukana uburere buri intentionally niba ariko bavuga, tubigambiriye, tuzi neza icyo turwana nacyo. Imana itugirire ubuntu. Ibyo bishushanyo cyangwa utwo dukuru dushimishije dushyirwa mu bana niko babamenyereza gukora ibirango byose. Ubwo ndanga kuvuga rya zina kuko ngo hari igihe kizagera ryajya rihinguka rikava video ikava kuri YouTube RG bya bindi. Udushushanyo, logo, ibintu byose bimenyereza byose biri mu mashuri y'ibanze yandatangira, biruzuye hirya no hino. Imana itugirire neza. Mu mwaka wa 2018 UN yasohoye publication yitwa ngo International Technical Guidance on Sexuality Education. Ariko yayo cyangwa intumbero yayo yari ukwashuaringa, yari ukubashua, yari ukumakinga sure kwa abana bose ku isi yose worldwide bigishwa sexual education, ariko intumbero iri kuri gender identity na diverse sexual orientation. Ntabwo baje kutwigisha ngo niba umukobwa n'umukobwa, ntabwo baje kutwigisha ngo umuhungu n'umuhungu, ahubwo baje kutwigisha ko bishoboka ko umuntu yaba asa n'umuhungu ariko akaba umukobwa, ko yaba aremwa ari umukobwa ariko akaba umuhungu. Niba UN bisohora torero ry'Imana, ntabwo turwanya ingamba za leta, niyo twabishaka ntitwabishobora, kuko leta zose zishyirwaho n'Imana, ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, ariko itorero ndagira ngo twibukiranye yuko tuziranye na nyiri gutangiza umuryango. Afite icyo yise umuryango, afite inshingano yahaye abagabo, afite izo yahaye abagore. Nimureke tuzigarukemo kuko turugarijwe. Imana itugirire neza. Ibi bintu byose navugaga ni imibare n'ibindi nawe usanzwe uzi, Imana irabizi, nta nubwo biyiteye ubwoba. Mu babyeyi Imana yashyizemo tools, yashyizemo equipment, yashyizemo ubushobozi bwo kurinda imiryango yabo bigakunda. Ikibabaje ni uko gusa rimwe na rimwe tutabikoresha. Imana itugirire neza. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 9 haravuga ngo umva wa bwoko bw'Abisiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Kuri 5 akavuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Murongo wa 7 no nifuza kwibandaho, ujye ugira umwete. Ikintu gikoranye umwete nkuko navuze ngo turasobanutse, nta muntu wadukangurira twese kujya mu kazi, wa mwete tujyana mu kazi, bwa buryo tudakererwa, bwa buryo tubikora neza, kwa kundi dutanga raporo kugiye, kwa kundi ibintu tubinoza. Umwete nta muntu wigisha. Abantu benshi bakuze bazi kugira umwete mu bintu bibafitiye inyungu, ariko ahangaha ijambo ry'Imana rimwe riratubwira ngo tujye tugira umwete wo kwigisha abana bacu. Mu yandi magambo, ntubikore unaniwe, ntubikore ucishaho, ntubikore nka devoir y'idini. Hari ukuntu devoir y'idini, nanjye ni mu bantu bakangurira abantu gusoma Bibiliya, hari ukuntu tubabwira ngo byibuze ngo usome igice cya Bibiliya ku munsi, bikamera nk'akantu k'agahango gatekanisha conscience yawe, ukajya uvuga uti ibyo byose ni umukristo kandi nasomye. Oya, iyo bavuze umwete nyine ni umwete, ngo ugire umwete wo kwigisha abana bawe aya mategeko y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana. Ugiye uvuga wicaye mu nzu yawe. Uburyo umuryango uri under attack, ibintu tuvugira mu rusengero gusa ntago bizaba bihagije. Si igihe abaturerera ari ababyeyi baza Sunday school, oya. Igihe ababyeyi baza Sunday school babaga bahagije, ni igisi yari itarugarizwa n'ibibi byuzuye ahantu hose. Ariko ibi ngibi dukwiye kubijyana iwacu mu rugo. Ngo ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso. Yashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Mu yandi magambo, ibyo Uwiteka ahamya, ijambo ry'Imana, ubuzima bugengwa na wundi watangije umuryango bube hafi, bwuzure mu muryango, abana babisange ahantu hose. Muri make, reka twongere dufate umwanya wo kwigisha abo mu rugo rwacu. Nibutsa ko ubwo umuryango uri under attack, ubwo umuryango watewe, bagore n'abagabo, si igihe cyo gusigana. Ushobora kuvuga uti umugabo wanjye ntago abyitaho. Nyabiganira rimwe na rimwe n'abadamu, twaratangije, akavuga ngo twaratangije icyano cy'amasengesho, ngo urumva ngo umugabo ngo ntaze, ubundi ngo umugore ngo ntaze, ngo bukeye turakireka. Dukurikije ibyago n'amakuba byugarije umuryango, si igihe cyo gusigana. Aho urusha mugenzi wawe imbaraga, nyine hahagarare, ducungure
urubyaro rukurikiraho. Fata umwanya wo kwigisha abo mu rugo rwawe. Nongere mvuge ngo abarokore akenshi ntabwo twigisha. Tubasha kuririmba bikaryoha, tubasha kubyina bikaryoha, tubasha gusoma akarongo kamwe muri Bibiliya tugagakuramo tukakubakiraho andi magambo yose menshi nk'aya maze kubabwira ariko akenshi dufata umwanya wo kwiga. Ariko harageze dukurikije ibyugarije umuryango ko hamwe no gushaka amafaranga ya priority ya bwa bwami, mwibuka ko ari priority ya bwa bwami kuri twebwe n'ibikoresho, nubwo dukomeza kuyashaka niko, ariko harageze kutwongera gufata umwanya wimbitse wo kuzana inyigisho mu miryango iwacu, tukagira umwanya wa devotion y'ukuri, tukiga ijambo ry'Imana, tugasenga turi iwacu mu rugo, tukagira yewe no gushyiramo doctrine cyangwa se theology yoroheje, aho umwana wabazi agakiza icyo ari cyo. Agakiza si ukwadera ku idini rya papa, agakiza si ugukurikira mama gusenga. Benshi mu bana bacu tubabatiza ku myaka 12, barabizi niko bigenda bavukiye mu mago y'abarokore, ariko akenshi badukurikira bataza agakiza. Iyo bamenye agakiza ko umuntu yamenye ko ari umunyabyaha akizera icyo Yesu yakoze akababarirwa, akenshi yabisingiriye ntago yongera kubirekura. Harageze rero ko abarokore tuvuga ibyo bintu by'ibanze, tukamubwira agakiza ni iki, icyaha ni iki, ubutatu ni iki, kubabarirwa bigenda biti, gutsindishizwa ni iki n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri nyuma yo gufata umwanya wo kwigisha abo mu rugo rwacu ni ukwemera gutanga umudendezo mu rugo kugira ngo abana bacu batubaze ibibazo. Kuko inshuro nyinshi aho nzi cyangwa hamwe na hamwe mu isi ya kirokore, kuko abana bacu baba bazi ko bashobora kuvuga ati mama we ni Bibiliya ni ibyanditswe, bagatinya no kugira ikintu bamubaza kuko bagiye gukura basanga tumeze wenda nk'uko tumeze, ariko dutanga umudendezo twumva ibyo abana bacu bafite mu mitima yabo. Kuko iyo tudatanze umudendezo tukamera nk'aho twabaye intagondwa mu madini yacu, bituma abana batisanzura kutubaza ibibazo bahura nabyo, kandi bahura nabyo byinshi cyane, naho dukeka ko badahura nabyo burya birahari. Icya gatatu ibisanzwe quality family time. Nkunda kongera yuko ko quality iteka iva muri quantity. Hari igihe tubirema tukabiremaremamo uducocero tukavuga ngo quality time ngo nubwo kaba gatoya, ni ukuri gatoya nyine ni gato. Gatoya ntigafungura umutima w'umuntu, gatoya ntigatuma umuntu akwisanzuraho, ariko iyo kabaye kanini gashobora kubyaramo n'akeza n'aka quality. Nibyo navuga kugaruka mu mago yacu, tukahagaruka kandi dufite ingamba, kuko hari igihe tuhaba kandi tudahari kubera za telefone, ya mikino electronique. Murabizi ko dutera imbere niko tugira imikino electronique myinshi mu rugo, ko dutera imbere niko buri mwana agira televiziyo na computer mu rugo, ko dutera imbere niko tugira wireless kandi iri hejuru mu mago yacu. Turabigira dute kugira ngo ibyo bintu bitadutwara umwanya? Kugira rero iyi quality time cyangwa iyi quality family time, dukwiye kubikora twibuka ko telefone zihari, iyi mikino electronique irahari, ntitwemere ko bitunyaga n'akakanya gatoya twari dufite mu rugo. Iyo tutabaye maso dushobora kuba mu rugo kandi tudahari, imiryango ikamara igihe, ikamara iminsi myinshi itagize real talk, itagize ikiganiro cy'ukuri, ahubwo ducishije hejuru, tutagize ikiganiro gihamye, kugeza aho bamwe mu bana bacu bashobora kugira agahinda gakabije ntitubimenye, cyangwa umugore wakagira umubabaro ukabije ntubimenya, cyangwa umugabo wagahura n'ingorane ziremereye zishobora gutuma amera imvi mu ijoro rimwe ntubimenye, kubera ko twacishije hejuru. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma icya kane ndimo ngana ku musozo ni practical application. Mureke ubukristo tubujyane mu rugo, ubukristo tubujyane mu ngiro. Ubukristo bugizwe n'ibintu byiza gusa, ndangagaciro nzima z'ubumuntu, z'urukundo, zo kubabarira, z'ukuri, z'ubunyangamugayo, zo kutabeshya, byose ni byiza, ariko mureke tubijyane muri application, bikorere mu rugo iwacu. Kagatanu soza, create a safe and loving environment. Tureme mu mago iwacu environment, ikirere kiri mu rukundo, gitanze umutekano. Abo twashakanye batahe batikandagira, abana bacu bazi ko bakunzwe. Nagira ngo twibukiranye yuko isi yuzuye ibintu bitumanura. Iyo umuntu yatsinzwe mu ishuri burya bagahamagara abana, sinzi niba bikibaho ibyo guhamagara abana kugeza ku wa gatanu cyangwa wa gatatu,
hari ibintu byinshi bitumanura. Iyo umuntu yatsinzwe mu kazi, iyo bamugabanyije, bamusuzugwe, isi yuzuye ibintu bitumanura gusa. Reka tureme environnement mu rugo iri safe kandi yuzuye urukundo, ituma umuntu ataha yisanga. Bizamubera imbaraga zituma abasha guhangana n'ibyo hanze ntibimujyane. Mu Migani 17 murongo 22 haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Mu nshingano dufite nuko waharanira kurema umuntu umeze neza, mu mugore washatse umuntu umeze neza, mu mugabo washatse umuntu umeze neza, mu bana Imana yaduhaye. Ukagira uruhare mu gutuma uwo muntu Imana yazanye mu buzima bwawe agira umutima unezerewe, agira umutima uguwe neza. Nagira umutima uguwe neza, ntabwo azashaka amafaranga nk'urushanwa, ntabwo aziyahurira kujya muri ibi bihugu abantu barimo bajya gushakamo ubuzima ngo ate umuryango. Nagira umutima unezerewe, azabasha guhangana n'ibyugarije imiryango. Ndangiza rero reka mvuge ngo iyi si ihuze, iyi si iduhugije, turayigiramo umuryango muzima gute? Turacurikura priority. Mwibuke ko tuziranye n'uwatangije imiryango. Ese watangije umuryango, ikiri priority kuri we ni iki? Ni umuntu, ntabwo ari amafaranga. Amafaranga ni ibikoresho yiduta ku gasi ngo tuzagaruke hari ikintu tutakirekipe mu buzima bw'abana bacu. Buri mwaka dutakaje ku buzima bw'abana bacu. Niba umwana we yarafite imyaka 2 ukongera kugira umwanya agize kuri 6, iki cyiciro ntuzakigaruza. Ariko inzu ushobora kutayubaka muri uyu mwaka, sinimo ndabigisha kunebwa, oya. Ariko ushobora kutayubaka muri uyu mwaka ukabukodesha, umwaka utaha ukayubaka. Ariko umwana iyo tuburanye akagira imyaka 12, ninagaruka narabonye amafaranga, ninagaruka mushyira amashuri meza, ntago tuzabasha gusubirana inyuma muri cya cyiciro. Niducurikura priority rero, ibizo wahanze umuryango agira ibyambere, bizadufasha kugira balance muri iyi si ihuze, maze ntiduherane. Dushyiremo balance, tumenye kuvuga ngo yego hano, tumenye kuvuga ngo oya hano, tumenye kuvuga ngo uyu munsi ntago mboneka, batise uri hehe, ndaba ndi mu rugo, batise tugusangeyo, uti oya, uyu ni umunsi w'umugabo n'umugore n'abana. Imana ibaha umugisha. Nakoze.